Ese waba waributse kuvana plaque ku kinyabiziga cyawe gishaje ukayisubiza mu biro by'imisoro, cyangwa plaque yawe iracyari ku cya kinyabiziga gishaje? Ndagira ngo umenyeshe yuko umusoro ukibara utarahagarara. Ikigazeti bivugaho, iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyarujwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga byarangaga ikinyabiziga bivanwaho bagasubizwa ibiro by'imisoro mu gihe kingana n'amezi 2. Nivuga ngo imodoka ntabwo igikora cyangwa se yoherejwe mu mahanga burundu, ibyo byapa ndanga bisubizwa ibiro by'imisoro mu gihe kingana n'amezi 2. Ukitwaza iyo plaque mu ntoki cyangwa se inyandiko mu ntoki, ndetse n'inyandiko isobanura impamvu ibyo bintu ubigaruye cyangwa se ugiye kubikora. Ikindi, mu gihe cyose utunze plaque ukaba ushaka kugurisha imodokari mu mazina y'undi muntu, iyo plaque wemerewe kujya kuyihinduza ikigo cy'imisoro witwaje inyandiko isobanura impamvu ibyo ugiye kubikora, cyo mwita ngo ni mutation. Bimenyeshwa imisoro kitarenze iminsi 8. Bisobanuye ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyir'ikarita iranga ikinyabiziga, icyapa ndanga kiranga ikinyabiziga, bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro igihe kitarenze iminsi 8.